mugire neza muri byose, amahoro yawe mubeho no mu mutima, kandi ujye umwihererana umubwire icyo akwiye gukora. Ndasabira n'umuryango we, umufasha wamuhaye muha umugisha, kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki azamuwe mu ntera, umufasha ajye ashobora kumufasha, amenye uko amufata, amenye ijambo rikwiriye amubwira, kandi amubere umufasha ukwiriye. Umuryango turawusabiye kugira ngo bose umwanya nk'uyu babonye uwo mwanya w'igiciro ku muryango wose. Uyu mwana wawe umugirire neza muri byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Heavenly Father, we thank you because we have chosen Elizaphan since he was born. In fact, before he was born, you knew he would be the leader, the legal representative and spokesperson for the Association of Baptist Churches in Rwanda. We are witnesses of what you have already done, and we celebrate your accomplishment throughout his journey from the time his mother held him in her hands, from the time Elizaphan was born as a baby boy like Moses, to the time he went through education, to the time he started the ministry within the Baptist Church. To this point, you knew exactly this day would come. And so somehow we are surprised, maybe because we did not know he is your chosen one. But we are not surprised because you always do what's different from human minds. And so, as witnesses, we lay hands upon whom you... Hallelujah. Twongere tukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Tumaze kumva uko Imana itoranya abayobozi n'impamvu. Imana imuha umugisha Bishop Jared Karimba, Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ndagira ngo twinjire mu wundi mwanya. Nyakubahwa Bishop Perezida wa Komite Executive ya Ahawe, imbaga iteraniye ahangaha yaturutse mu mpande zitandukanye z'iki gihugu ndetse no mu bindi bihugu. Bafite amatsiko rero uyu munsi, kandi nanjye ndayafite. Ndagira ngo uyu mwanya rero mutambuke, muze mutumare amatsiko, mutwereke kandi mutubwire ndetse mudukorere icyo Imana yabashyize ku mutima, yabahamagariye gukora ku uyu munsi. Karibu. Arakoze nyakwa Bishop, umuyobozi intara y'ivugabutumwa y'amajyepfo mu ishyirahamwe ry'amatorero y'Abatisita mu Rwanda, akaba n'umunyamabanga wa komite nyobozi ya Ahawe kongera kuduhamagara kugira ngo tubagezeho uyu muhango ujye gukorwa muri uyu mwanya. Banyakubahwa muteraniye hano, tunejejwe nuko mukomeje kubana natwe muri uyu muhango wo kwimika umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'Abatisita mu Rwanda Ahawe, ariwe Bishop Ndayambaje Elizaphan. Dushingiye ku biteganywa n'itegeko rya Ahawe n'andi mategeko, inteko nkuru ya Ahawe yateranye kwa 11 Gicurasi 2023 yatoye Bishop Ndayambaje Elizaphan kuba
umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'abatisita mu Rwanda, akaba ariyo mpamvu none kuri tariki ya 16 z'ukwa 6 2024 duteraniye aha mu muhango wo kumwimika ku mugaragaro. Bishop Ndayambaje Elizafani tugiye kwimika n'umuvugizi mukuru wa AEBR wa 9, akurikira abantu 8 n'uwa 9, uhereye igihe AEBR yaboneye ubuzima gatozi ku itariki ya 29 Gicurasi umwaka w'igihumbi 1967 niho ishyirahamwe ry'abatisita mu Rwanda ryabonye ubuzima gatozi mu mwaka 67. Uyu Bishop Ndayambaje Elizafani yavukiye mu karere ka Rubavu, murenge wa Busasamana ku itariki ya 28 ukwezi kwa 8 igihumbi 1964. Yashingiranwe na Wizera Maria Bert mu mwaka w'igihumbi 1992, bafitanye abana 4. Mashuri yize amashuri abanza, yiga amasiyanse mu mashuri yisumbuye, yiga amashuri ya kaminuza. Icyiciro cya kaminuza muri lisansi afite diplome ya kaminuza mu iterambere ry'icaro development rural. Afite diplome ya kaminuza mu bumenyi mbonezamubano science sociale mu ishami rijanye n'imyororokere y'abantu demografi. Mu cyiciro cya kaminuza masters yize uburezi na theology. Cyiciro cya doctora arangije muri theology, afite doctora muri theology. Yakoze imirimo itandukanye, yabaye umurezi mu gihe cy'imyaka 13, aho yabaye umwigisha ushinzwe amasomo, aba n'umuyobozi w'ikigo nga directeur. Yabaye umuyobozi w'ishami ry'iterambere Departement de Développement muri AEBR imyaka 5. Yashinzwe gucunga umushinga wa AEBR wo kurwanya inzara mu gihe cy'imyaka 2. Yabaye umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa y'Iburasirazuba muri AEBR mu gihe cy'imyaka 9. Yabaye umunyamabanga wa komite nyobozi ya AEBR mu gihe cy'imyaka 5 n'igice. Ubu arangije umwaka ari umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda. Nguwo tugiye kwimika uyu munsi. Reka nsabe Bishop Dr. Bashaka Faustin ajejuru yegere Bishop Ndayambaje Elizafani. Reka nsabe Bishop Mfitumukiza Andre yegere Bishop Elizafani. Reka nsabe Reverend Dr. Munyamasoko Gato Corneille amwegere. Reka nsabe Bishop Ndagijimana Emmanuel batuzanire uriya mu Bishop ugiye kwimikwa uyu munsi.
barakoze kutuzanira uriya tugiye kwimika uyu munsi. Reka uyu mwanya mwumve isezerano ry'abagize komite nyobozi ya AEBR. Nsabe abagize komite nyobozi ya AEBR begere bugufi bakora umurongo, hanyuma mwumve isezerano bagiye gusezerana uyu munsi. Mwegeze hano abandi bahagarara inyuma yanyu. Nyakubahwa umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatora y'abatista mu Rwanda, twebwe abashumba bahagarariye amatorero yibumbiye muri regiyo zigize ishyirahamwe ry'amatora y'abatista mu Rwanda, turabakiriye ngo mutubere umuvugizi mukuru, kandi tubasezeranije kuzafatanya mu mirimo mushinzwe nkuko bikwiriye muri urugendo rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana data wa twese izabidushoboza mu izina rya Yesu. Rakoze cyane. Mbere yuko dufata umwanya wo gusenga, reka uyu mwanya mwumve indahiro y'umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe tugiye kwimika uyu munsi. Yewe Bishop Ndayambaje Elizafane, umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatista mu Rwanda, sezeranye kurinda, gufasha no kurwanya ishyaka ry'amahame remezo, ubutabera n'ubumwe bw'ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatista mu Rwanda AEBR. Sezeranye gukora umurimo w'Imana mukuri, inda umukumbi Imana indagije, ngurinda mbikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indambi, bwo mbe icyitegererezo cy'umukumbi w'Imana w'umwami Yesu ari we muyobozi wanjye. Sezeranye kuzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko yose ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatista mu Rwanda AEBR itunze. Ndasaba Imana kumfasha kubisoza. Murakoze. Akoze. Reka dusabe uyu mwanya bamufashe, dusenge amufashe arebe uko abamutwegereje bamufashe
te apfukame hariya, hanyuma dusabe umubwiriza wacu uyu munsi watubwirije. Imana yagize neza kumufasha aze asenge hamwe na Reverend Dr. Musekora Celestin, baze badufashe bamusengere. Abavugizi bamubanjirije bazamuye ibiganza, abakozi b'Imana uko ari babiri bamwaturaho imigisha kugira ngo Imana izamushoboze muri uyu murimo agiye gukora. Mwami wacu Yesu Kristo, ni wowe uhamagara intumwa zawe. Turagushimye cyane uburyo uhamagaye umwana wawe Elizafani. Turagushima cyane uburyo witeguye kubana nawe. Niyo mpamvu uyu mwanya duhamagaye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo izo mbaraga zimuzeho, nk'uko za mbaraga zaje kuri Dawidi ari umwana muto, ari umushumba, kandi izo mbaraga zije ntabwo yongeye kuba uko yari ari, yabaye umutware. Na Goliyati yaramwishe, igitinyiro cyamujeho, maze akora ibitangaza ku bw'umurimo wawe. Uko niko dusabeye uyu mwana wawe. Hari abamubonaga bakabona asanzwe, ariko ubu ntabwo asanzwe. Tumwambitse imbaraga zawe, tumwambitse imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo ibyo azakoraho byose bihabwe umugisha. Ibyo abona ko bidakwiriye akabigaya bigawe, kandi ibyo ahesheje umugisha biheshe umugisha. Muhe kuba umuyobozi uca bugufi, muhe kuba umuyobozi uhana abakora nabi, muhe ubwenge nk'ubwo wahaye Salomo kugira ngo amenye kureba ageze kure, maze yubake umurimo wawe mu itorero. Kandi muhe kuba ambasaderi mwiza w'itorero rya Ahawe aho azajya hose. Umushakire ibikoresho, umuhe igikundiro ku bapatanazi, kandi umuhe igikundiro mu bashinzwe. Mugire neza muri byose, amahoro yawe amubeho no mu mutima, kandi ujye umwihererana umubwire icyo akwiye gukora. Ndasabira n'umuryango we, umufasha wamuhayemo umugisha, kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki azamuwe mu ntera, umufasha ajye ashobora kumufasha, amenye uko amufata, amenye ijambo rikwiriye amubwira, kandi amubere umufasha ukwiriye. Umuryango turawusabiye kugira ngo bose umwanya nk'uyu babonye uwo mwanya w'igiciro ku muryango wose. Uyu mwana wawe umugirire neza muri byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Heavenly Father, we thank you because we have chosen Elizaphan since he was born. In fact, before he was born, you knew he would be the leader, the legal representative and spokesperson for the Association of Baptist Churches in Rwanda. We are witnesses of what you have already done, and we celebrate your accomplishment throughout his journey from the time his mother held him in her hands, from the time Elizaphan was born as a baby boy like Moses, to the time he went through education, to the time he started the ministry within the Baptist Church. To this point, you knew exactly this day would come. And so somehow we are surprised, maybe because we did not know he is your chosen one.
But we are not surprised because you always do what's different from human minds. And so, as witnesses, we lay hands upon whom you have already chosen, and we agree with you that he is our leaders, as the committee executive has said. And so, Father, I want to pray that you will lift him up, you will give him the energy, you will give him the courage. As we have heard today from the man of God, his leadership will be to lift up those in poverty, those in ignorance, those in sickness. More importantly, Father, those who are in darkness because they have not known Christ. So we pray, and I pray together with my brothers and my sisters, especially those of us in the Baptist church as leaders, pastors, evangelists, men and women, youth and old, that we commit to support him, we commit to lift him up, and we pray that any negative voice will be silenced in the name of Christ. Amen. That you will bless this man, and through him, the Baptist church will be blessed. Father, I know that this is not an easy time, not only in our country of Rwanda, but all over the world. The world is getting too old. And sometimes the world is confused. The world is not an easy place. But Father, you knew exactly that he will lead during these difficult times. And so we pray you will enable him, you will give him the courage, the strength, the ability to lead us. We pray that we, his followers, will follow well. Lord, we pray that we will not be like Aaron, we will not be like Miriam, we will not be the men and women who would put the stick in the wheel, but will be the grease tuzaba amavuta kugirango amapine amagurudumu akomeze kuja imbere mu itoro rya Ahawe. Urinde abamukurikiye ari abato cyangwa se abakuru kugira ngo bataba ibisitaza imbere ye, ahubwo tumubere umuco kugira ngo atuyobore tuyoboke, kandi ibyo wamutumye tubisoreze hamwe mwami. Tugushimiye ibyo ukoze, tugusabye ko mwami igihe ayobora yishinga amategeko ahamye ijambo ryawe, akishinga amategeko n'ihame ry'itorero, ndetse akishinga n'inshingano n'itegeko ry'inshinga ry'igihugu cyacu. Itorero Ahawe ntabwo iri mu Rwanda gusa, hari Ahawe cyangwa se abamambure ba Ahawe bari mu nzego zitandukanye bakora imiryango yo kwisi ya no hino. Abo nabo ni intama ze, umuhe kumenya uko yabafasha iyo bari hose, umenye ukuntu yabaragira, umenye ukuntu yabavugira, n'ukuntu yabateza imbaraga mu byo bakora byose kugira ngo umurimo wawe aho batumye babe intumwa za Ahawe, kandi imisaruro yabo iteze Ahawe n'igihugu imbere. Ugirire neza abo batumye muri Ahawe, ugirire neza abo hagurutsa. Tuzi yuko Nyagasani ari umuyobozi, umwe mu bayobozi bamubanjirije, tuzi yuko hari n'abandi bazamusimbura. Niyo mpamvu tugusabye ngo bari abana bakiri bato bavutse uyu munsi, ba mama babo bonsa, bababwire iby'ijambo ryawe kugira ngo igihe nikigera tukabona umusimbura azakomeze aho uyu nguyu ageze. Kiruta byose ayoboye nk'uyoborwe nawe, kandi ayoboje ijambo ryawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. murakoze cyane. Reka nsabe Bishop Ndagijimana Emmanuel bamwegereze inkoni ayiduhere
umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda. Nyakubahwa umuvugizi mukuru wa AEBR Bishop Ndayambaje Elizafani, iyi nkoni ni ikimenyetso cy'ubutware n'ubushobozi bwo kuyobora. Iyi nkoni ngiye kugushyikiriza uyu munsi izagushoboza muri uyu murimo umaze igihe ukora. Harimo ibirushya, harimo n'ibikomeye, ariko nk'uko Imana yabanye na Mose niko nawe izabana nawe. Ndasaba Imana kugira ngo ubu butware n'ubushobozi uhawe uyu munsi buzagufashe kugera ku nzozi n'ubushake bw'Imana waremanywe nawe. Ibyo ngusabira mu izina rya Yesu. Imana izagushoboza. Arakoze cyane. Reka nsabe Bishop Mfitumukiza Andre aduhere umuvugizi itegeko nshinga rya AEBR. Nyakubahwa Bishop umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda, mumaze kwakira inkoni, ikimenyetso cy'ubutwari, ikimenyetso cy'ubuyobozi. Nyuma y'iyo nkoni hari itegeko nshinga rya AEBR, kandi hamwe n'aba membre ba komite executive hamwe n'intumwa zaturutse mu marejo atandukanye yagize AEBR, ahari itegeko nshinga rya AEBR usabwe rwose kubahiriza kandi ibirimo n'ubyubahiriza. Iyi nkoni ntawe izakubita, iyi nkoni izaba inkoni y'umugisha, ndetse n'uwo wakubita uzaba ushingiye ku iri tegeko muhawe imbere y'imbaga ingana gutya. Imana izabashoboze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Urakoze cyane. Reka nsabe Revera Dr. Munyamasoko gato aduhere umuvugizi ibendera rya AEBR. Nyakubahwa umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda, tugushyikirije n'iri bendera ikirango cya AEBR. Muzabe intumwa nziza n'umuvugizi mwiza ari mu Rwanda ari no mu mahanga. AEBR izamuke ibe mu ruhando rw'ayandi matorero no mu miryango yivugabutumwa, aho ishema ry'Imana n'icyubahiro cy'Imana kigaragara. Urakoze cyane. Reka nsabe Revera Dr. Bashaka Faustin aduhere umuvugizi ijambo ry'Imana rizamushoboza muri byose. Nyakubahwa umuvugizi mukuru, turagira ngo tugushyikirize ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana mu buyobozi uhawe niryo rizaguhumuriza igihe uzaba ugeze mu bikomeye,
uzajye urizirikana urisome, rizakongerera imbaraga no kugira ubuyobozi bwiza, kandi uzirinde na rimwe kunyuranya naryo, kuko umuyobozi mwiza, umukozi w'Imana mwiza yishingikiriza ku ijambo ry'Imana kandi Imana ikamusohoza. Shyikira rero ijambo ry'Imana. barakoze cyane. Reka nongere nsabe bari abashumba bamubanjirije noneho bamwicaze mu ntebe. Mu gihe akicara muri intebe, reka nsabe abavugizi, abarepresenta legale baze nabo dufashe kwakira uyu mugisha. Mu masengesho turayoborwa na Revera Mupende Aaron na Revera Sibomana Andre, hamwe n'abo bavugizi bose nibaze bakore uruziga bamukikize bamuhe bugufiya. Abavugizi muze mukore uruziga. Mupende Aroni na Sibomana Andre badufashe mu isengesho mu gihe turaba tugose mwene data. Kadusenga Imana. Imana ishobora byose, Imana nyiri imbaraga n'icyubahiro no gukomera. Uyu ni umunsi waremeye abera bawe kugira ngo bawunezererwemo, kandi iteka ryose wagiye uhamagara abayobozi batandukanye ukabakoresha kubw'impamvu yawe ndetse n'umugambi wawe. Turagushimira ko iyi tariki, uyu munsi uhagurukije umukozi wawe kugukorera, kandi wabwiye umukozi wawe Yosuwa uramubwira ngo uzabana nawe kandi ntuzamuhana, kandi ahazagera hose azahahererwa umugisha. Umukomeza umubwira ngo ntutinye kandi ntukuke umutima, umukomeza umubwira ngo shika mukomere kuko uri Imana iri kumwe nawe. Natwe turamusengeye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, ubwo agiye kuyobora umukumbi wawe, umwambike imbaraga, umukoreshe, umuzamure, umuhe icyubahiro, kandi nyakubahwa ubwiza bwawe n'amavuta yawe bizabane nawe. Ugiye kugenda mu ijuru Yesu, wabwiye umukozi wawe Petero uramubwira ngo icyo azahambira kizaba gihambiriwe, kandi icyo uzabohora nacyo kizaba kibohoye. Ubwo n'ububasha wamuhaye, nawe tumwatuyeho umugisha kugira ngo uzabane nawe muri uru rugendo atangiye, ndetse n'abamufasha bose nabo bazahabwa umugisha. Turagushimiye kuko ari wowe urobanura, ni wowe utoranya, kandi ni wowe wimika, ni wowe utanga imbaraga. Wagiye kubwira Isiraheli urababwira ngo nzabarobanurira umushumba, nzabarobanurira umukozi ufite umutima nk'uko Imana ishaka. Turagushimiye kuko ubikoze, tuzambaje mu izina rya Yesu, amen. Mana data wa twese, ni wowe urondora imitima kandi ukayimenya. Turagushimiye ko warondoye umutima w'umugaragu wawe Bishop Elizafan, ubona ko mu gihe gikwiriye ari we ukwiye kurangaza imbere ubwoko bwawe. Turamushinganishije kandi turamusengeye kugira ngo umugisha mwami, muhamagara amazima
kugira ngo buri munsi aba afite imbaraga zimukwiriye, abyutse mu gitondo ajya mu murimo aba afite imbaraga zimukwiriye. Gumya umuhe ubwenge nk'uko bose bawumusabiye, muhe ubwenge muri buri detaye yose mwami, kandi asinziriye, akangutse, atuje, asenga, ijwi ryawe rye rimwongorera ama initiative mashyashya, kandi ujye umwereka icyerekezo, ujye umwereka icyerekezo. Urakoze cyane, mu umugisha n'umuryango we, kandi umugisha itorero ryose. Uko tumugaragiye gutya, twese tuzaba bamufasha kugira ngo abashe kwinjiza itorero mu masezerano yaryo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ni wowe utangiye umurimo kandi wowe uzawusoza. Niko dusenze twinginga. Ndetse n'abana baregera bugufi, nibikunda umubishop wacu mukuru uko arabigenza birava mu bushake bwe, birava mu bushake bwe. Niba arakomeza hano, niba araja hariya, ubwo biraterwa n'uko abyumva. Muraca bugufi mwebwe, hanyuma abakozi b'Imana, Imana yahaye impano yo kwatura imigisha ku muryango, ku miryango. Imana ituma imiryango, hanyuma abakozi b'Imana babatureho umugisha. Karibu. Tugiye gukomeza dusenga Imana ku bw'aba banyamugisha, madamu wa bishop watowe n'Imana, abana baba yatowe. Haleluya. Hanyuma abana b'umukozi w'Imana watowe nk'umuyobozi, nawo baba bafite favors zidasanzwe mu maso y'Imana. Tubasengeraho twizeye kugira ngo Imana ikomereze ahegejeje ikora, ibagure mu buryo bwose. Munyemerere n'ubundi tubasengere. Urakoze Mana Data wa twese, uri Imana nziza, uradukunda cyane kuko waturemye mu ishusho yawe. Ibyo ubwabyo ni ubudasa bw'umuntu. Turagushima rero cyane uyu munsi kuko wongereye ku migisha myinshi waduhaye, kuba bamwe mu bitabiriye ibi birori by'akataraboneka, aho wongeye gutoranya umukozi wawe Umushumba wa Ahawe nabo bafatanya n'itorero ryose. Twaje ngo twifatanye muri ibi birori kandi tugaragaze umunezero dufite, urukundo dufite ku bwabo. Twasenze rero dukomeje no gusenga kugira ngo kubw'uyu muryango mwiza w'umugisha, ubwa madamu Berthe w'umugisha, ubw'aba bana beza b'umugisha, ukomeze ubagure. Reka Mana Mwuka wawe rakomeza ature muri uru rugo. Reka madamu umwongerere urukundo utahwemye kumuha, kuko uyu munsi agiye kujya yakira abantu benshi, agize abakunzi benshi cyane biyongera ku basanzweho. Ni ukuri umukomereze mu mutima wagutse, umutima w'urukundo, umutima w'ubwenge, umutima wo guha amaboko uyu mukozi wawe, kuko Mana afite umurimo mwinshi munini. Ahawe nagaruka mu rugo atashye avuye mu mirimo, asange ari ubwuzu gusa, nagenda agende ntacyo yikanga, kuko inyuma hari abahasigaye. Reka aba bana b'umugisha baba bana usura kenshi mu mashuri yabo, turabasengeye kugira ngo ubwenge bwabo bwaguke birenze. Reka uzabakoresha ibikomeye Mana. Erega abantu bo bayobozi b'ejo hazaza, ndabasengeye kugira ngo ibibura byose kugira ngo bavemo abantu bakomeye, ubitange kuko uri Imana y'urukundo rudasanzwe. Turasenze kugira ngo Mana umurimo ukomeje gukorwa ku banyarwanda binyuze muri Ahawe ukomeze kwigaragaza, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turacyakomeje gusabira umuryango. Uwiteka Mana isumba byose, Data wa twese nyiri bihe byose, turanezerewe, turishimye kubw'umuhamagaro wawe utangaje. Abenshi ntibashobora kubisobanukirwa, kuko arabavuga ngo nani gutya byari kuzaba. Oya, ahubwo bivuye muri wa muhamagaro wawe. Ni umwanya wo gusengera uyu muryango. Reka
umufasha wa Bishop Elizafani, mwatureho umugisha wo guca bugufi, umugisha wo gutanga inama aho umutware we, kandi inama zubaka urugo, inama zubaka itorero. Mwatureho umugisha wo kuba nka Esteri dusoma mu ijambo ryawe, wari uzi ko byose biva mu gusenga, maze ashyiraho umwanzuro gufata iminsi 3 y'amasengesho, kuko ubwoko bwari bugeze mu kaga. Igihe cyose uyu muja wawe yabona ko bitagenda neza mu itorero, yabona ko bitagenda neza mu muryango, reka umwuka wa Esteri ujye umuha, ukapfukamya ahangaha, reka ajya apfukama imbere yawe, yingingira itorero, aririra umurimo wawe, aririra umutware we, nk'uko umuja wawe yaramaze kubisenga. Igihe Bishop Elizafani azaba agiye mu mirimo, reka nsengere ningingire uyu mubyeyi ajya amuherekeresha amasengesho, ahamagara ijuru rije rikomeza gukora imirimo bitangaza ku buzima bwa Elizafani weguriwe uyu murimo muri iri torero. Ni itorero rigari rikora mu Rwanda hose, kandi akeneye amasengesho, akeneye gushobozwa nawe. Reka uyu mubyeyi umuhindure nka Abigail wafite ubwenge butangaje, ubwenge burenze ubw'abagabo. Reka nawe data mwiza umuha ubwenge. Hari abagore benshi tubona muri Bibiliya babaye intwari, ubwo butwari nibwo ndi kwaturaho kuri uyu mubyeyi, kugira ngo nukuri uje umushobozi uko ukene ko bwije. Abana be nabo turabasengeye, inzi ko ataraba hari abandi tutari kumwe nabo. Reka iri sengesho ribagereho bose, bahinduke abana b'umugisha nka Samweli yabaye icyitegererezo cyiza, yari umwana wabereye umugisha ababyeyi. Reka aba bana nabo data mwiza babere umugisha ababyeyi babo, kandi babere umugisha itorero. Ndagushimye ko ugiye kubikora. Reka data mwiza ubikore, kuko turabigusabye, kandi iyo tugusabye uradusubiza. Umugaragu wawe Elizafani Bishop mushoboze, ye kujya atera hagati mu ryinyo yumvisha inama z'umufasha we ngo azihindura ubusa. Reka nawe ajya aca bugufi, nawe arebe, yumve ko umugore we amukunda, yumve ko umufasha we amukunda, kandi ko amushakira ibyiza. Reka urugo rwose data mwiza rugira umugisha, rubu rw'umugisha hirya no hino. Ndagushimye ko wumvishe gusenga kwacu, kandi ibivugiwe ahangaha ni byinshi. Uwiteka Nyir'ingabo, icyampa Eberi yose ikaba Eberi ijya ku mavi nk'uko abangaba bapfukamye. Reka Eberi twese data mwiza abanyamasengesho tujya ku mavi, dusengera umurimo wawe, dusengera umukozi wawe, kugira ngo nukuri itorero ribitorero nukuri rigendera ku cyerekezo duhawe n'ijuru, kandi icyerekezo nta kindi ni ijambo ryawe. Ndagushimye kugiye kubikora, kandi turakwizeye uzakora ibirenze ibyo tugusabye. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, urakoze. Amen, amen, amen. Barakoze cyane. Uyu murimo ntabwo Bishop Elizafani azawukora mu itorero wenyine, azawukorana n'inzego zitandukanye. Ni muri urwo rwego ngira ngo ntumire mushitsi wacu mukuru Rose Senateri yegere bugufi, maze nawe amufashe ku nkoni, amufashe ku ibendera, amufashe ku mpano yahawe, hanyuma amusubize mu byicaro, maze dusoze umuhango. Ongera tubwire, ntabwo uyu murimo mu itorero azawukora wenyine, azawukorana n'inzego zitandukanye. Niyo mpamvu twiyegereje Senateri kugira ngo amufashe kuri ibikoresho yahawe nk'umushyitsi wacu mukuru bazafatanya mu mirimo, amusubize mu byicaro, dusoze umuhango.
mu izina ry'ishyirahamwe ry'amatora abatisita mu Rwanda, mu izina rya komite nyobozi ya AEBR, mu izina ryanjye bwite umuyobozi w'iriya nama nyobozi ya AEBR, dushoje ku mugaragaro ukwimika kwa Bishop Ndayambaje Elizafani. Imana ibashoboze muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nakoze cyane, twongere dukomere Imana amashyi menshi kandi dusabe musubire mu byicaro byanyu byiza. Kuru w'ishyirahamwe ry'amatora y'abatisa mu Rwanda umaze kwicazwa mu ntebe kandi ahawe ubutware, nyakubahwa Bishop umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatora y'abatisa mu Rwanda, ndagira ngo nanjye mbasabe, uyu murimo ntabwo muzawukora mwenyine, ndagira ngo rero wongere utambuke uze. Umurimo w'Imana ni mugari kandi Imana iracyakeneye abasaruzi. Ndagira ngo rero wongere utambuke, bwa butware wahawe n'Imana ubukoreshe, wongere abasaruzi mu murima w'Imana. Karibu nyakubahwa Bishop. Nakoze cyane, ngira ngo uyu mwanya agiye gushyira mu bikorwa icyo Imana imuhamagariye. Karibu, umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa umuyobozi mukuru. Umwanya tugezemo nk'uko mbisabwe kandi biri mu nshingano Imana yampaye ikoresheje abakozi bayo, ndagira ngo nsohoze inshingano. Bene data ba Kristo mugize ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda AEBR, inshuti z'itorero n'abashumba banyuranye bari hano, ba Kristo namwe bantu mwese muteraniye aha ngaha, turimika abashumba babiri bakuru b'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda AEBR ku rwego rw'ababishops. Hari Reverend Pasteur Nguye mu Rugero Japhet, umuvugizi wungirije mu ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda. Hari nanone Reverend Dr Kwibeshya Cyprien,
umushumba wa region y'Iburasirazuba cyangwa se intara y'ivugabutumwa. Ndagira ngo nsabe bigire hino babazana bagihagaze ababishop bose bo muri AEBR mwabageza hano imbere, noneho tugatangira igikorwa nyamukuru. Tugiye gusaba buri wese muri aba bombi agiye guhabwa umwanya atubwire imigambi ye muri iki cyiciro yimikiwemo. Turahera ku muvugizi wungirije. Karibu. Nitwa Bishop kuye mu rugero Jafeti, kaba umuvugizi mukuru wungirije wa AEBR. Muri iyi minota bampaye ndagira ngo nkore ibintu bitatu. Icya mbere ndazirikana, icya kabiri nshime, n'icya kabiri nsezerane. Ukuzirikana, ndabanza kuzirikana ineza y'Imana mu kuntoranya kugira ngo kuri jye muri uru rugendo rurerure kugeza kuri uyu munsi urahambaye kandi ni mugari cyane. Ndazirikana iyo neza y'Imana kandi ndashima Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Ndongera gushimira muri uru rugendo rurerure kugeza kuri uyu munsi nimitswe nka bishop. Ndashimira umuryango wanjye, madamu n'abana, umurimo bakora umunsi ku wundi wo kumba hafi, kungira inama, kunsengera, kunyumvira. Nibyo binshoboje muri urwo rugendo rurerure. Uyu munsi nkaba mpagaze hano ndimo shima. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abashumba banyoboye muri AEBR n'abandi bashumba twakoranye, ariko ndazirikana cyane Reverend Dr. Bashaka wasinyiye kugira ngo mune buruse inshuro enye njya no mu bihugu bitandukanye. Na nicyo kingejeje aha ngaho uyu munsi. Ndashimira bashumba bakuru banyoboye twanakoranye, ntavuze izina kurindi, bambaye hafi, mwanhoje neza, akaba ari nabyo bingejeje aha ngaho uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Ndongera gushimira Bishop maze kwimikwa, tumaze umwaka dukorana, ntabwo yambangamiye. Imana imuhe umugisha. Noneho ndagira ngo nsezerane nk'umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatista mu Rwanda. Ndashimira cyane cyane ishyirahamwe ry'amatorero y'abatista mu Rwanda mu nama zitandukanye bagiye bangira icyizere bakanshinga imirimo itandukanye mu nzego zitandukanye, haba mu burezi amaze mu myaka 17,
nkayobora za regiyo zitandukanye, regiyo ya Butare, regiyo ya Buberuka, regiyo y'Akagera, regiyo ya Bugesera. Muri 2012 mukangirira icyizere mukantoranya kuba umuvugizi wa kabiri wungirije nshinzwe uburezi. Hanyuma muri 2014 ndashimira ubuyobozi bwariho bwari wiwe na Munyabasoko gato mu rugendo rero twakoranye rwo kubaka amahoro, bongera kongera icyizere banzana muri biro nkuru ya AEBR nshingwa departement yivuga butumwa n'amahugurwa. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2023 AEBR bongera kungira icyizere mu ntorera uyu mwanya wo kuba umuvugizi wungirije, ariko ku mwihariko nkashingwa ubuzima bw'itorero. Ndagira ngo nsezerane imbere y'Imana ko nazigera ntatira igihango nagiranye n'Imana cyo kuyihamya haba hariho hose. Nzabikora ntiganda, nzabikora mbikunze, nzabikoza kandi nshiye bugufi. Ndasezerana imbere y'Imana ko nanone nk'umushumba ukuriye abandi bashumba, nanone batoza indangagaciro zaba iza Gikristo ndetse n'iza Kinyarwanda, ko nzababera icyitegererezo kandi ndi umujyanama mwiza. Nzaharanira nkurikije amahame n'imyemerere y'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatise mu Rwanda ashingiye ku byanditswe biziranenge. Nzabirinda kandi mparanira ko umunyetorero akura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri uhereye ku mwana mutoya, kuko tubisoma mu Migani ibice 6:22, kumenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Nzaharanira ko roho nziza itura mu mubiri muzima, nkuko tubisoma Efeso hatubwira ko tugomba gukuza umukristo akagera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Nzayikora ntiganda, nzayikorana umurava, nzayikora mu kuri, nzayikora mu rukundo, kandi nzayikora nanone nishisha bugufi, kandi njye inama nemera gufatanya n'abandi mparanira ubumwe bw'abakristo, kandi nanone Yesu Kristo ari we bendera ryanjye. Ndasaba Imana kumfasha kubisohoza. Murakoze. Yesu ashimwe. Nitwa Reverend Dr Kwibeshya Cyprien. Mukanya ndaba nitwa Bishop Dr Cyprien. Yego Imana yabyemeye. Navutse mu 1962. Nabatijwe muri litorero rya AEBR mu 1981. Nahamagariwe gukorera Imana muri iritorero rya AEBR mu rwego rwo kuvuga ubutumwa no kuba umushumba mu mwaka w'1983.
imana yanshoboje guca muri formation cyangwa se mu nyigisho mu mashuri anyuranye ya teologiya, mbasha kugirirwa ubuntu bwo kugera ku cyiciro cya doktora mu mwaka wa 2017. Nakoze imirimo myinshi inyuranye guhera mu mwaka w'1987 kugeza uyu munsi maze imyaka 37 nkorera Imana nk'umuvugabutumwa n'umushumba mu itorero rya AEBR. Mwamfasha tugakomitira Imana amashyi yanshoboje. Ndashima nanjye, ndashima Imana maze kuvuga ko ariyo yanshoboje gukora urwo rugendo rurerure, kandi iyo ngeze ku Mana njya numva abantu turi kumwe mwakwihangana namwe mwibutse mukibukiramo ibyo yabakoreye mukamfasha gukubitira Imana amashyi. Birahambaye, mukubitira Imana amashyi rwose. Ndashima umuryango wanjye mpereye kuri madamu, nakwinginga aho madamu ari agahaguruka, nkinginga mwese inshuti zanjye bavandimwe abakozi b'Imana kubitira Imana amashyi kubw'uriya mudamu. Imana imuha umugisha cyane. Baca umugani ngo riba ruwariraye ijoro, buriya tuziranye amajoro menshi twaraye twahanganye n'imbaraga zarwanyaga ko tugera ahangaho uyu munsi, ariko Imana yo mu ijuru yaratoneshereje hamwe n'uriya mudamu. Ndashimira rero n'abana Imana yaduhayeho umugisha, bagiye batwumvira bakaba hafi yacu ndetse bakagendera mu kirenge no mu burere tubahaye bwo kubaha Imana. Imana ibaha umugisha. Ndashimira ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisa mu Rwanda. Mfite amateka menshi yo kuba nararerewe muri iri torero, nkarerwa n'abashumba beza. Iyo ugize umugisha ukabona uburere bukuye ku mushumba mwiza, nawe uba umushumba mwiza kuko yagutoje, aba yaragutoje uburere bwiza. Ni muri urwo rwego nshimira abashumba bose, ntashobora kurondora bose, ariko mu by'ukuri mwihangane babwire ko hari umusaza umwe uri mu cyiciro cy'izabukuru ubu ngubu wambereye umugisha kandi akambera umutoza muri uyu murimo wa gishumba. Ni umushumba witwa Reverend Rwangano Vedasti. Yaramfashije cyane, mushima Imana kubwe. Yaramfashije cyane, anyobora mu rugendo rwo gukunda Imana no gukunda uyu murimo, ndetse antoza no kuwukora neza. Na muzehe Reverend Disimasi Semerama akiri mutoya, nako akiri umushumba wacu akora nka secrétaire général, twamwigiragaho byinshi cyane batabizi. Hari Imana imuha umugisha. Burya abana rero barareba kandi bakigana abakuru nubwo baba batabizi, ariko abana barigana. Imana yarabafashije barabashumba, ntabwo ari bo bonyine, hari n'abandi benshi badufashije. Andi mushumba wamfashije cyane muri urugendo ni nyakubahwa Bishop Dr. Bashaka. Yahaguruka nawe mukamuha amashyi cyane. Yarakoze cyane kuko uriya mushumba twashoboye kujya kwiga mu gihe cye. Yari umusaza urekura abasore kujya kwiga adusunika, akaba ati mugende mujye kwiga, akadutera inkunga, adutera imbaraga mu buryo bwose. Yarakoze uriya mushumba, Imana imwishimire.
ndashimira abashumba bakuru b'itorero banyuranye bayoboye iri torero kandi bamfashije buryo bunyuranye. Ari Reverend Dr Munyamasoko Gato Corneille, ari Reverend Bishop Dr Fitumukiza André, baradufashije cyane kandi n'abandi bagiye bakurana mu ngata, bakorera mu ngata, nabo nk'abashumba bakuru baradufashije, batuyobora neza kugeza uyu munsi ishyirahamwe ry'amato y'abatisita mu Rwanda ritugeza kuri uru rwego. Imana ibahe umugisha. Turashimira inshuti n'abavandimwe abakristo bagenzi bacu badufashije kandi bakatugira inama nziza zo kubaka itorero ry'Imana. Ndagira ngo rero no kurambirana, ndashaka kurangiza mvuga bikeye. Nashaka gusezerana ko ntazava muri uyu muhamagaro Imana yampamagaye kera, nzawukomezanya kandi nzawuhagararamo mugenderemo kugeza nshaje cyangwa mfuye, ndetse nzavuga gukomera n'imirimo n'ibitangaza by'Imana. Nzamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu batamuzi kugira ngo bakire agakiza, kandi nzahoza amashimwe y'Uwiteka Imana nge n'umuryango wanjye mu kanwa kanjye. Reka nsoze mbaririmbira. Nzahimbaza Uwiteka mu kubaho kwanjye, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Haleluya, haleluya. Imana izabishoboze. Nzaharanira guteza imbere itorero rya Ebere. Nzubaha inzego z'abayobozi nk'uko mbikora, ndetse ndusheho, kandi nzakora ibishoboka byose kugira ngo Ebere yacu niho umusanzu aho ndi ryantumye kuyobora habe umugisha, kandi hazamure naho ibendera rya Kristo ndetse n'ishema rya Ebere muri rusange. Imana izabishoboze. Ndabashimiye. Barakoze. Turagira ngo twongere tubasabe dushime Imana kubw'intambwe Imana ibateje n'amashyi menshi. Muramugize neza. Uwabanje yavuze ko ari bishop, ariko ntabwo ari bishop, ni revera kugeza ubu ngubu, ariko kuko Imana yabyemeye kandi ntawe ushobora kubihagarika aho tugeze aha ngaha, ndetse na mbere yaho ugushaka kw'Imana, umugambi w'Imana ntawawuhindura. Icyo cyizere nicyo cyatumye avuga ko ari bishop, kuko isaha yageze. Nagira ngo nsabe mubangereze abantu babiri babafate babageze hariya bapfukame. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Nuko rero abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga dusome
nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira, kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ndagira ngo sabe aba bishops bose bari hano, hari aba AEBR ariko hari n'abandi bari hano muri literaniro, baza ahangaha. Watubwirije kuri uyu munsi ijambo ry'Imana nawe yaza ahangaha. Nanone nkasaba Reverend Dr. Musekura Celestin nawe akaza ahangaha. Umuvugizi bose baza, n'abavugizi ndumva bari muri cya cyiciro navuze cya bishops, abavugizi b'amatorero yose bari hano, nimuze hano dukikiza aba bantu tubazenguruke, maze tubambike umusaraba. Turabasengera, nitumara gusenga turabambika umusaraba. Ndagira ngo nsabe umuyobozi wa muvugizi mukuru wa Alliance mu Rwanda asenge, n'uwatubwirije nawe arasenga. Turambuye ibiganza byacu tubyerekeje kuri aba ngaba. Murakoze. Mwami Imana yacu, turagushima kuko uri Imana. Ijambo ryawe rirabivuga neza, riravuga ngo niwe uzutekereza ko umuntu ari wo kwizerwa, ukamugabira umurimo wawe. Iyo tuvuga kuko uzugaba nk'Imana, bikadusabire Mwami abakozi bawe, kugira ngo iyerekwa ribarimo, ubutumwa bazatanga, ingamba bazakoresha, intego baziha, ibikorwa bazakora, bizagere ku musaruro ukwiriye. Ndabizi ko kenshi na kenshi hari abanzi mu buzima
dufite uyu mubiri tukagira isi tukagira na satani bo banzi n'abarwanya imirimo myinshi dukora ariko duhambira imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu dusaba kugira ngo icubaro cawe arico kigaragara kandi mwami kuko wabahamagaye abo bazabwira bazabumvire kandi cyane cyane bazashingire ku mahame y'ijambo ry'Imana tugushimiye kuko uri Imana ivyumva kandi kabikora ku bwawe Yesu amen. Mwami Yesu turagushimye kuko ubutware n'ubwawe kandi niwe utanga impano zikwiriye. Abana bawe turabasengeye tubarambitseho ibiganza byacu nk'abakuru kugira ngo ukomeze kubagirira neza kandi muri uyo murimo bahaye bashoboze ubahe ibikoresho bikwiriye kugira ngo bakore umurimo muzima kandi bubake ubwami bwawe mu mukumbo uzabaragiza kandi ukomeze kubaha ubwenge butuma birukana satani n'ibyo byose maze bashobora gutsinda ubwami bwawe bukaza. Turagushima kubw'uyu murimo w'ubishopu kuko ni umurimo mwiza kandi ni umurimo wo kwifuzwa ariko ni umurimo ukomeye. Mwami Yesu ubaha imbaraga zikomeye kugira ngo uyu murimo bawukore kandi bawukore neza. Ubarinde kwishyira hejuru, ubahe guca bugufi cyane kugira ngo bashobore kubana n'uriya muturage uri hasi kandi babyutse abaguye kandi bashobore no kuzamura bariya bafite imitima itenebutse. Kandi mwami ubahe icyubahiro nk'uko ukibahaye kugira ngo aho bazaba bari hose mwami bahagararire umurimo wawe badatinya badafite isoni kandi bajye bavuga bashize amanga nuko bashoboze muri byose kandi ubahe guhagarara nk'abana bawe. Kandi icyo duharanira umunsi nk'uyu nguyu ni ukugira ngo nugaruka tuzabone ubugingo buhoraho. Nuko rero ujye ubajijura kugira ngo bamenye no gusoma ibimenyetso by'ibihe kandi mwami bazi neza ko igihe gikwiriye bazabaza ibyo bakoze. Nuko rero bashoboze muri byose ubereke urukundo rwawe kandi umwuka wera ajya bakoresha kuruta ibindi byose. Baha amahoro n'imiryango yabo naho uzabashinga hose bishimira umurimo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Amashyi menshi ku Mana mwabafasha bagahaguruka. Nkwambitse uyu musaraba umwambaro w'umurimo w'Imana kugira ngo imbaraga mu muhamagaro Uwiteka yaguhamagaye zikomeze zisugire kandi ubwiza bw'Uwiteka bukomeze kugaragara kuri wowe yiheshereza icyubahiro muri wowe. Hambitse uyu musaraba ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko Yesu yatsinze urupfu kandi yarazutse. Umusaraba uzakubera ibendera aho uzajya hose kugira ngo uneshe satani utsinde urupfu utanga ubuzima. Amen. Mwasubira mu byicaro. Muragaruka gatoya mwihangane.
hari impano ushaka kubaha. Hari impano uratanga mwakire impano uhawe izagufasha intwaro muri uru rugendo rw'umuhamagaro. mwakire impano uhawe, impano y'umuhamagaro izagufasha muri uru rugendo rw'umuhamagaro. iri ni itegeko nshinga rizagufasha kubahiriza amategeko y'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda. ni itegeko nshinga rizagufasha kubaha no kubahiriza amategeko mu ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda. dusoza kandi nshimira abene data, kugira ngo nsabe imiryango y'aba bishops izangaha kugira ngo dusenge Imana. twagira vuba tukagera hano. reka dusenge Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, ni wowe soko y'imigisha kandi duturuka kuri wowe. urakoze kuko wongereye abasaruzi mu murima wawe. izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bishop Jafeti wari umuzi mbere yuko avuka. Bishop Cyprien wari umuzi kandi warakoze kubaha imiryango ko mu gihe gikwiye wabahaye umugisha, ubaha abafasha bakwiriye, ndetse ubaha urubyaro, ubaha n'indi migisha utanga. akira gushima kwacu. bongeye guca bugufi imbere yawe kuko n'abagaragu ndetse n'abaja bawe. wongeye kwatura guhamagarwa kwabo kandi ubahamagaranye n'imiryango. niyo mpamvu dusengeye iyi miryango wahamagaye kugira ngo uyishoboze nk'uko wabigambiriye, kandi ubageze aho ushaka ko bagera. ukomeze kubabera Imana, nabo bakubere ubwoko. ubisha iburyo n'ibumoso, kandi babe abahesha b'imigisha. imiryango yabo ibe urumuri rumurikira igihugu cy'u Rwanda, rumurikira itorero ryawe, ndetse urumuri rumurikira isi, kugira ngo abari mu mwijima bawuvemo, bagane umucyo uri mu iyi miryango. ujye ubashoboza nk'uko washoboje
abatubanjirije kandi ku musozo w'urugendo uzabahembe bitangirika. Aba bafasha babo n'abana bapfukamya tubasabiye imbaraga, babere abagaragu bawe amaboko akwiye, nama bababere byose kuko ubahamagaranye nabo, kandi twatuye imigisha yawe kuri bo kugira ngo bazaheshe imigisha igihugu, itorero ndetse n'amahanga. Ubagirire neza, uko niko gusenga kwacu, niko kwatura kwacu tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Bahaguruka bagende baje kwicara. Ndakoze, dushimiye Imana kandi dushimiye mwese mwari muri hano. Dushimiye umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatora y'abatisa mu Rwanda, dushimiye perezida wa komite nyobozi ya AEBR, dushimiye abavugizi bakuru n'abashumba muri hano mwese. Imana ibahe umugisha. Dushimiye Imana kandi yabanye natwe muri uyu muhango, kandi umuhango waberaga hano kwimika umuvugizi mukuru n'abandi bepiskopi turawushoje mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Imana ibahe umugisha. Twongere twiyegereze umuvugizi mukuru w'ishyirahamwe ry'amatora y'abatisa mu Rwanda, aze atubwire ikiri ku mutima we, narangiza turababwira ibindi bikurikiraho. Kandi hari nyakubahwa Bishop, hari intebe bahaye, buriya ni murangiza no kutubwira murasubira muri ya mwanya wanyu. Banyakubahwa honorable sénateur, umushyitsi mukuru, banyakubahwa honorable député bari hano, banyakubahwa bavugizi b'amatorero mwese muri teraniro, banyakubahwa ba bishops mwese mwaje muhagarariye amatorero anyuranye tukaba turi kumwe, banyakubahwa muhagarariye inzego bwite za leta, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano twateranye namwe, banyakubahwa muhagarariye imiryango ya gikristo ndetse n'indi miryango iteraniye ahangaha, abapasiteri mwese dufatanije umurimo ndetse n'abaje baturutse mu matorero anyuranye akorera hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi, bayobozi b'ibigo by'amashuri, hari amashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza, amashuri yisumbuye, za kaminuza, bakristo namwe bandi mwese duteraniye ahangaha, ndagira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu. Uyu munsi ishyirahamwe ry'amatorero y'abatista mu Rwanda AEBR rinejejwe no kubakira muri uyu muhango wo kwimika
ku mugaragaro umuvugizi mukuru waryo no gushyira mu nshingano ababishops babiri. Banyakubahwa, AEBR yageze mu Rwanda mu mwaka w'1964 ivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izanwe n'umupasitoro w'umunyarwanda witwa Simoni Ngirabatware, ari nawe wayishakiye ubuzima gatozi mu mwaka w'1967 ibuhabwa tariki ya 29 Gicurasi 1967. AEBR ifite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hahangwa amatorero hirya no hino mu gihugu, kwamamaza ibyanditswe byera, gushyigikira iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, hashyirwaho gahunda y'iterambere ry'igihugu muri rusange, ndetse no gukora ibikorwa bibyara inyungu. Kubwo gushyitsa iyo ntego, ubu AEBR ifite amatorero yahanzwe 276 mu Rwanda, ibigo by'amashuri 41 birimo amashuri abanza, ayisumbuye, yigenga ndetse n'afashwa na leta ku buryo bw'amasezerano. AEBR ifite ibigo nderabuzima 2, ifite ahantu hatandukanye higirwa gusoma, kwandika no kubara, amashuri ya Bibiliya 5 iteguriramo abashumba kugira ngo ivugabutumwa ryihute. Kugira ngo imirimo ya AEBR ikorwe kuri gahunda, ivugabutumwa rikorwa binyuze mu buyobozi bwa za regio dufite 5, nazo zigabanyijemo amasuregion 9, hasi yayo hakaba amatorero. Imirimo ya AEBR iyoborwa n'abashinzwe departement zikorera ku cyicaro gikuru cya AEBR kiri ku Kacyiru, kiyobowe n'umuvugizi mukuru. Departement zigabanyijemo mu buryo bukurikira: ishami ry'ivugabutumwa ariyo departement, ishami ry'uburezi, ubuzima n'urubyiruko, ishami ry'amajyambere, ishami ry'umugore n'umuryango, n'ishami ry'ubuyobozi n'imari. Ayo mashami yose ayoborwa n'abantu babyigiye ku rwego rwa kaminuza, kandi yose akora neza. Muri urwo rwego kandi AEBR ikorana n'imiryango itandukanye ituruka hirya no hino ku isi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa mwese, kuva AEBR yashingwa mbaye umuvugizi mukuru wa 9. Ndashimira Imana rero yo yashimye ko ngera kuri uru rwego kubwo gukomeza ikivi cyatangijwe n'abambamjirije. Imirimo AEBR ifite ni myinshi kandi iragutse. Intego yanjye rero ni ugukomeza ibyagezweho, turinda ubusugire bw'itorero, duharanira iterambere ry'u Rwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda. Nzaharanira nanone iterambere rya AEBR dukorera mu mucyo, ndetse no kongera imishinga y'iterambere dukora tuyinyujije mu bafatanyabikorwa, ndetse no kongera abandi ku buryo guharanira ukwigira kwa AEBR bizagerwaho. Muri uru rugendo harimo byinshi byiza, ariko igihe tukiri kuri iyi si tuzi neza ko
ibiturusha tuzahura nabyo. Uko bizaba biri kose, dukomezwa n'amagambo intumwa Paulo yandikiye itorero ry'i Filipi, aho agira ati: nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndangije mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana mwese, kandi Imana ikomeze izamure ibendera ry'umurimo wayo. Icyubahiro ni icyayo. Ndagira ngo mbashimire, Imana ikomeze bagire neza mu izina rya Yesu. Murakoze. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, dukomeje kubashimira kwigomwa, kubashimira urukundo mugira, kuba mwabanye natwe ni umugisha ukomeye kandi byadushimishije. Rero nagira ngo mbatumire muze nyakubahwa mutugeze ijambo mwatugeneye. Karibu. Murakoze. Nyakubahwa umuvugizi mukuru w'amatorero y'abatisita mu Rwanda AEBR, n'abagize komite nyobozi ya AEBR mwese, banyakubahwa bayobozi mu nzego z'igihugu cyacu, mu nzego zose, zaba inzego za gisivile n'iz'umutekano, bayobozi batandukanye baturutse mu yandi madini n'amatorero akorera mu gihugu cyacu, n'abakristo namwe bakristo bavandimwe mwaturutse hirya no hino mu gihugu, ndetse n'abashyitsi nabonye baturutse hanze y'igihugu, ndabashimiye kandi ndabaramukije. Yesu ashimwe. Nejejwe n'uyu mwanya mwiza mumpaye, kandi nanejejwe cyane icyizere mwangiriye kugira ngo mpagarare muri uyu mwanya. Uyu ni umwanya mwiza, mbere na mbere ngira ngo mbanze nanjye nshimira Imana nk'uwemera Imana, kuko byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga, nk'uko umushumba wa AEBR yari amaze kubivuga. Ndagira rero ngo nshimire itorero AEBR. Ndashimira cyane itorero AEBR uburyo rikora. Na mbere ariko mbere ko ngera ku itorero, reka mbanze nshimire abarishinze cyangwa se abarigejeje mu Rwanda. Bavuze umusaza warigejeje mu Rwanda, Simoni Ngirabatware, nubwo atakiriho, ariko mubishatse mwahaguruka mukamuha n'icyubahiro, mukamuzirikana ko yagejeje iryo torero mu Rwanda. Murakoze cyane. Burya ni byiza kuzirikana umuntu wakoze neza niyo yabatakiriho. Ndashimira cyane rero n'abandi bafatanije n'uwo musaza kugeza itorero ry'abatisita mu Rwanda, bagakora hashize imyaka 57 itorero ry'abatisita rigeze mu Rwanda. Mumfashe tubashimira bose babigizemo uruhare. Ndagira ngo nshimire ibikorwa bitandukanye byakozwe n'amatorero y'abatisita mu Rwanda, nk'uko bimwe byagiye bivugwa ni byinshi cyane. Ndashima uruhare amatorero y'abatisita mu Rwanda agira mu kubaka
mu kwigisha ijambo ry'Imana abakristo, ariko no kubafasha mu kugira imibereho myiza, ndetse nibafashe abakristo ba Eberi gusa, bagafasha n'abandi banyarwanda kugira ngo bagire imibereho myiza. Ahangaha ndashima ibyo umuvugizi w'amatorero y'abatista mu Rwanda amaze kuvuga by'uruhare Eberi yagize mu buzima bw'igihugu cyacu, harimo uruhare yagize mu burezi. Yavuze ko Eberi yashinze amashuri 41. Ni amashuri menshi, ntabwo dushidikanya ko ayo mashuri yagize uruhare mu gutuma abana b'abanyarwanda biga. Ndetse ndashima ubutwari bw'abayoboye Eberi bashinze ayo mashuri, ndetse abana yashinze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe hari abana b'abanyarwanda batabashaga kwiga mu mashuri ya leta, bagira ubwo butwari barayashinga, abana b'abanyarwanda bariga. Mwashimiye Reverend Dr. Bashaka, nanjye reka mushimire cyane. Ndagushimiye mubyeyi kuko washinze amashuri nabo mwari mufatanije, kandi amashuri agira uruhare kugira ngo abanyarwanda bige. Nanjye ndi muri izo mbuto z'amashuri washinze. Nanjye ni muri izo mbuto z'amashuri yashinzwe muri icyo gihe, kuko nize muri iryo shuri niho narangirije. Ni ukuri reka tubashimire. N'abandi benshi, hari n'abandi bana b'abanyarwanda benshi, abari hano n'abatari hano, abakora mu nzego z'igihugu, abakora hirya no hino ku isi, bize muri ayo mashuri. Niyo mpamvu tutabura kubashimira. Ndashimira amavuriro mwashinze, kuko amavuriro mwashinze avura abanyarwanda bose, nibyo gushimirwa. Ndashimira n'izindi gahunda zose Eberi igira mu ruhare mu bufatanye na leta, yaba gahunda zo guteza imbere abanyarwanda, zirimo gahunda ya gira inka. Tuzi ko Eberi yagira gahunda yo kuremera abatishoboye, kubaha amatungo atandukanye, kubafasha kubona ubwisungane mu kwivuza, n'izindi gahunda zitandukanye mugira mu ruhare. Kandi koko nibyo ngo roho nzima mu mubiri muzima. Turashima ko mugabura ijambo ry'Imana, ariko ntimugabura ijambo ry'Imana gusa, mukagaburira n'umubiri, kugira ngo n'abana b'abanyarwanda babashe kugira imibereho myiza n'ubuzima bwiza. Kandi ikindi nshimira Eberi ni uko itoza abakristo bayo gukora, kwigira no gukora. Nabyo nibyo gushimirwa. Ikindi ngira ngo mvuge ni ugushimira abayobozi bwa Eberi. Reka nshime cyane mu by'ukuri Eberi, turashimira cyane nk'ubuyobozi bw'igihugu uburyo iteka muhererekanye ubuyobozi mu mahoro. Mwihamashyi. Cyane rero uyu muco mwiza wo guhererekanya inshingano mu mahoro muzawugumane, ndetse n'abazayobora Eberi mu myaka iri imbere bazawugira intego. Ndagira rero noneho ngo maze gushimira abashinze Eberi, maze gushimira Eberi bose uko babayerekanye hano imbere, ndabashimira nanjye, yaba abayoboye Eberi bakiriho, yaba n'abatakiriho turabashimira cyane, kuko hari aho mwayivanye, hari n'aho muyigejeje. Ndagira nanone ngo mbashimire ko mwahisemo kwitorera umuyobozi mu buryo bwiza, mukaba mwaratoye umuyobozi twaje kwimika uyu munsi, nyakubahwa Bishop Irizefani. Nabyo ndashima cyane uburyo byateguwe, birasobanutse cyane. Mwihamashi, mwabiteguye neza cyane kandi byagenze neza cyane. Ariko noneho ubwo ngeze ku mushumba twimitse, reka ngira icyo mubwira. Ndagira gatoya ngo azi byinshi, mwabyumvisha. Amashuri arayafite, imbaraga arazifite, ubushobozi arabufite, yewe yize na Bibiliya n'andi mashuri asanzwe, ubwenge arabufite. Ariko hari iby'ingenzi, hari indangagaciro z'umuyobozi ngira ngo ngarukeho, zizamuranga, zizamufasha gukomeza muri uru rugendo, ayobora ubwoko bw'Imana
ndetse ayobora n'abaturage b'igihugu, kuko abakristo ni nabo baturage. Rero umuyobozi mwiza agomba kuba umugaragu w'abayoboye, akayobora intama nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yayoboraga intama, kandi intama imwizimiye ntabwo ayireka, ajya kuyishaka. Twebwe rero mu buyobozi bwite bwa leta turavuga ngo umuturage ku isonga, umuturage hehe ku isonga. Ndagira ngo nsabe nyakubahwa bishop representant legal wa ABR nawe azashyira umukristo hehe ku isonga, umukristo hehe ku isonga, iteka ahora aharanira icyateza itorero imbere. Ikindi ni ukubakira ku byagezweho no kubyongera. Ari ubwo abayobozi bamwe bajya bagwa mu mutego, bagera mu buyobozi ugasanga rimwe na rimwe bashishikajwe no kugaya iby'ababanjirije gusa. Burya ahubwo ukwiye gushishikazwa no kubikosora. Nyakubahwa, uzashishikazwe no gukosora ibyaba bitaragenze neza, ibyaba byaragaragayemo amakosa, ahubwo ubikosore kandi wubakire ku byagezweho, kuko abakubanjirije nabo bageze kuri byinshi kandi byiza. Ikindi ni ukubumbatira ubumwe bw'abakristo ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda niyo nkingi abanyarwanda twubatseho. Ntabwo ndi bujye muri politike cyane cyangwa amateka, ariko murazi ko icyashegesha u Rwanda n'abanyarwanda ni uko ubumwe bw'abanyarwanda bwasenyutse biturutse mu macakubiri yabibwe mu banyarwanda. Kugeza muri 1994 hakorwa jenoside yakorewe abatutsi, igatwara ikica abarenga miliyoni, igasenya u Rwanda n'abanyarwanda. Byari byaturutse ku bumwe bw'abanyarwanda bwari bwasenyutse. Abanyarwanda batakibona nk'umuntu umwe, batakibona mu munyarwanda, bibona mu bindi. Kibabaje muri byo byose ni uko hari n'abari abakristo bari barigishijwe ijambo ry'Imana imyaka irenga 100, bishoye muri ayo mabi ya jenoside bakajya kwica. Ariko turashima Imana ko dufite ubuyobozi bwiza ku isonga nyakubahwa perezida wa repubulika. Mumfashe tubashe mwese, murakoze cyane. Turashima Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza ku isonga nyakubahwa perezida wa repubulika, bukongera hakajyaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ikongera ukagarura ubumwe bw'abanyarwanda. Ubwo bumwe rero tubukomeyeho nk'igihugu, ubumwe bw'abanyarwanda tubukomeye nk'igihugu. Niyo mpamvu nsaba n'umushumba mukuru w'amatorero y'abatista mu Rwanda gukomera ku bumwe bw'abanyarwanda, ariko by'umwihariko no gukomera ku bumwe bw'abakristo. Ikindi ni uguteza itorero imbere n'abakristo imbere. Iyo itorero riteye imbere, iyo abakristo bateye imbere, n'igihugu gitera imbere. Ikindi ni uguca bugufi. Guca bugufi byo abamuzi tubimuziho, ariko Imana izakomeze imufashe guca bugufi, kuko umuyobozi yaciye bugufi byanze bikunze Imana nayo iramufasha akagera ku cyo yiyemeje. Ikindi mchaka kumusaba nk'umuyobozi ni ugukunda buyobora. Nyakubahwa Umushumba mukuru w'amatorero y'abatista mu Rwanda, uzakunda buyobora. Urugero rwo gukunda buyobora turarufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabizi dufite umuyobozi nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ukunda abayobora, mwese murabizi. Nawe rero turakwifuriza kandi turabizi uzabikora, gukunda buyobora. Urukundo akaba ari buteka utekereza. Ikindi umuyobozi asabwa ni ugufata inshingano. Mu gufata inshingano, kuzifata ntabwo ari inkoni tumaze guhereza umushumba wa ABR, ni kiriya ni ikimenyetso. Ariko gufata inshingano ni ukumva nyine ubirimo kandi ubirimo neza. Ikindi ni ukwihangana. Turagusaba kuzihangana. Turakwimitse. Nabonaga abashumba bagushagaye, ni byiza. N'abakristo turagushagaye, ni byiza. Ariko turacyari mwisi. Turacyari mwisi, wasanga hari uwari uri inyuma yavuga ati ariko nzi ko mukizwa, muragakizwa. Twese tuzagufasha, bose bazagufasha.
ariko nihagira n'ibigeragezo uhura nabyo uzihangane. Kwihangana niyo n'indangagaciro y'ubuyobozi. Nka leta yacu y'ubumwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bahereye kuri zero. Iki gihugu cyari kiri kuri zero. Hari n'abari bavuze ngo kino gihugu cy'u Rwanda ngo nibagifate bacyomeke ku bindi bihugu, ngo cyangwa bafate igice ngo batutsi batuze hariya, ngo abatwa batuze hariya, ngo batuze hariya. Ariko ubuyobozi bwiza buravuga ngo hoya, tugomba kubana nk'abanyarwanda tukagarura ubumwe. Ubuyobozi bwiza nyakubahwa perezida wa repubulika namufashe kuyobora igihugu barihangana. Nawe uzihangane, abakristo nibakugerageza uzihangane, nagira abapasiteri mutabyumva kimwe uzihangane, kandi Imana izaba iri kumwe nawe. Ikindi mu ndangagaciro z'abayobozi mwihangane ntabwo ari nyinshi ndihuta, ni ukumenya gufata umwanzuro, kumenya gufata ibyemezo. Rimwe na rimwe ugafata n'ibyemezo bikomeye, wenda bamwe bakagutera amabuye cyangwa ntibabyumve vuba, ariko bigamije inyungu z'abakirisitu, inyungu z'itorero. Mwarabibonye mu gihugu cyacu hari ibyemezo bimwe na bimwe ubuyobozi bwite bwa leta bufata, abaturage bakabanza kugira gutya, ariko kubera ko iteka bifatwa mu nyungu zabo, mu gihe gito bakazabona ko bifite akamaro. Ndabaha ingero ntoya. Ngewe nari umwarimu mu mashuri abanza muri 1997, no mu 2000 batangiye gutekereza kudushyiriraho ikintu bita rama yo kwivuza. Twateye induru ngo ibyo ni ibiki, ngo ninde utamenya kwivuza, ninde utagira gute, amafaranga yacu bagiye kuyatwara. Ariko uyu munsi abantu bose bifuza kuba hehe muri rama, kubera ubuyobozi bwiza. Rero iteka cyangwa iyo bimuye abantu mu manegeka bari tukagura ngo ngo baratwimuye ngo amazu yacu, ariko nk'ubu abantu bavuye hariya Kimicanga bagiye kutuza zabatsinda, abavuye Barnyahe bagiye mu Busanza. Uyu munsi ubabwiye ngo bagaruke bagutera amabuye. Uzajya umenya gufata ibyemezo nk'ibyo, rimwe na rimwe bisa n'ibigiye gusharira, ariko bifitiye akamaro itorero n'abakristo. Ikindi ndangagaciro ni nyinshi ariko ntabwo ari nyinshi cyane, ntabwo zose nazirangiza. Ni ugukorera hamwe, kumenya gukorera hamwe, kumenya gufatanya n'abo uyoboye, ari abakungirije, ari abo muri komite nyobozi, ari abayoboye amarejiyo, ari abayoboye intara, amarejiyo, amasurejiyo, amaparuwasi n'amashami kugeza no ku ishami, ndetse n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi n'abakristo muri rusange. Ikindi ni ukumenya igifitiye inyungu rubanda, igifitiye inyungu itorero. Ikindi gikomeye nyakubahwa bishop ni ugukorera mu mucyo, gukorera mu mucyo nta bwiru. Ikindi gikomeye ni ukwigirira icyizere. Icyizere burya ni ikintu gikomeye, ukumva ko ushoboye, kandi umunyarwanda yaravuze ngo ushaka agira ate arashobora. Ikindi ni ukwigira ku makosa, ibyo nigeze kubikomozaho. Ikindi ni uguhorana kuraje, kudacika intege. Kubw'umugisha ufite n'umudamu mwiza ugufasha, n'abandi bazagufasha, ntugacike intege. Ikindi ni ukubaha abandi, kubaha abagukuriye, uri represent ariko hari komite nyobozi mukayubaha, kubaha abakuru, ukubaha abato. Ikindi ni ukubaha n'abo uyobora, ariko kubaha uwo ayobora ntabwo mvuze wenda ngo sinzi nabuzisha abivugamo, ni ukubaha agaciro. Umukristo uzagusanze ukamutega amatwi ukamwumva, nibwo abakristo bose ba Eberi bazakubonamo icyizere. Burya ugiye kubwira umuntu ikintu agahita ukabona ntashaka no kukumva, ntabwo uba ukivuze. Ariko iyo ubona byibura abasha gutega amatwi, mujya mubona abaturage b'u Rwanda, abanyarwanda, iyo perezida wa repubulika ari bujya ahantu, abantu bafata barenga n'amakomine bakavana muri prefecture bakajya mu zindi, bagiye aho ari bujye, kubera ko bazi ko ari bubumve, kubera ko bazi ko ari bubatega amatwi. Mujya mwumva n'umuturage ati ngewe ikibazo cyanjye niba mutagikwemuye nzagera kwa Kagame, nuko amufitiye icyizere, nuko azi ko n'ikimugera azagikemura. Nawe uzubaka icyizere mu bakristo, bakugirira icyizere. Umukristo nazi wawe yumva ko aruhutse. Nakomeje kubwira bishop gusa representa regare, reka mbwire n'ababandi bahawe inshingano ndetse n'abazisanzwemo, ni mube hambo,
nimwicishe bugufi abakristo babibonemo. Nubu uri umukristo, uri umupasteri, uri umwigisha, uyoboye itorero, umukristo adashobora kuza ngo akubwire amabanga ye yose, uzamenye ko ufite ikibazo. Kuko impamvu atakubwira yose nuko atakwizeye, nuko azi ko ntacyo uri bumumarire. Kandi bujya mwebwe bashumba, abaye amadini n'amatorero, ni mwebwe twebwe abarayiki twebwe turuhukiraho. Ubuzi ko ari we muntu uri bubwire ibyawe akakumva kandi akabigira ibanga, ntuzabisange hanze. Ubuzi ko ari we ushobora kugira inama itabogamye. Cyo cyizere rero nuko guca bugufi abaturage bakakwibonamo, abakristo bakakwibonamo, ni ikintu gikomeye cyane. Icyanyuma ngiye gusorezaho mu ndangagaciro z'ubuyobozi ni ugucyaha no guhana. Gucyaha no guhana. Nyakubahwa representante gare w'abatista, namwe mwese mukuriye amadini, hari ikintu nk'abayobozi tubona, abayobozi bwite ba leta, rimwe rimwe mu madini ikintu cyo gucyaha ntago bakigishyira mu imbaraga. Hamwe na hamwe umuyobozi w'idini cyangwa undi muntu, ntabwo ariko ndi kuvuga hano muri AEBR n'ahandi birahaba, bakamufata ari gusambana ariko kubera ko atanga icya 10 n'amaturo kiremereye, uwo ntibamukoreho, agakora andi mabi yose, uwo ntakorwaho kubera ko ari umuyobozi ukomeye, kubera ko atanga amaturo menshi. Ibyo bintu bikomeza gutyo, muzica itorero, muzica amatorero, kandi Uwiteka azabagaye. Guhana, gucyaha no guhana, mukabanza mukabagira inama. No muri leta turabikora. Burana muri leta bari abayobozi mujya mwumva begura cyangwa birukanwa cyangwa bahanwa cyangwa bafungwa, ndababwiriza ukuri bujya nta muntu ugera kuri rwego rwo kwirukanwa cyangwa se gufungwa aba yaragiriwe inama nk'inshuro zitari hasi y'10. Yewe yarasabye n'imbabazi ati ngiye abadepite naho muzahitemo neza, mwakoze kuntega amatwi, Imana iduhana umugisha. Arakoze cyane umushyitsi mukuru wacu. Munyemerere mbasabe hamwe n'ijambo ryiza atugejejeho, duhaguruke twakire hamwe n'umugizi mukuru ijambo umushyitsi mukuru atugejejeho. Munyemerere duhaguruke twakire ijambo ry'umushyitsi mukuru. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugirimo turagana ku musozo, tugeze mu mwanya w'amatangazo. Itangazo rya mbere, turabashimiye mwese mwakoze kuza kubana natwe no gufatanya natwe muri uyu munsi mwiza w'Imana. Namwe Imana ibahe umugisha. Itangazo rya kabiri turarigezwa na Pastor Capital.